Yes guys, nongeye kugoreza ikaze rero kuri The Truth Inside nk'ibisanzwe rero nkawumbye ati ni wa musore wanyu ariwe Bahati Crazy nk'ibisanzwe kuri The Truth Inside umunota kundi cyangwa se umunsi ku wundi. Yes, ndakwifuriza rero wowe ukurikirana ibiganiro byacu, ndakwifuriza umugisha, ndakwifuriza amahoro y'Uwiteka, ndakwifuriza protection ndetse ihabwa n'Uwiteka ibane nawe ndetse wowe n'umuryango aho uri hose. Rero wowe ubasha gukurikirana ibiganiro byacu waba uri muri Leta z'Ubumwe za Amerika cyangwa se muri Asia cyangwa se muri Europe ndetse no muri Africa na East Africa, ndakwibutsa kugira ngo ukore subscribe nimba utarabasha gukora subscribe kugira ngo tubashe kugoreza ikiganiro cyangwa se showbiz ikigeraho ku rukuta rwa YouTube ndetse ibashe kwita ikugeraho mu kanya nkako guhumbya. Nguhaye ikaze rero kuri showbiz y'uno munsi, na yindi showbiz nkuzane cyangwa se na kindi kiganiro nkuzaniye, ahubwo nkuzaniye imwe mu nkuru irimo guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. N'abandi rero ni babana muzi kuzina bita Ghetto, icyo bita Ghetto Kids, babarizwa muri Uganda, dore ko banditse amateka hirya no hino, amateka na n'ubu bakaba kirimo kuyandika. Murabiruka bano bana mbere yaho cyangwa se mu myaka yahashize bigeze kugaragara ahantu bagiye guperforminga bari kumwe na French Montana n'ahandi ni muri BET. Bandika amateka ndore ko bavugisha abantu benshi muri Leta z'Ubumwe za Amerika bitewe n'ubuhanga bafite bwo kubyina, impano yo kubyina bafite. Baza no kugaragara mu stage agiye atandukanye ndetse no mu ndirimbo zigiye zitandukanye hirya no hino, dore ko abo bana bagiye bazamurwa n'umuhanzi muzi cyane nka Eddy Kenzo wo muri Uganda, no muhanzi ukomeye cyane uzwi ku ndirimbo zigiye zitandukanye. Si ibyo tugiye kuganiraho ku munsi wa none, ahubwo nkuzaniye n'indi nkuru utaruzi irimo iravugwa muri kano kanya. Ku munsi w'ejo bano bana baje kugaragara bafata amabags zabo cyangwa se ibikapu byabo barimo barerekeza kuri airport yo muri Uganda aho bita Entebbe, bafite urugendo bivugwa yuko bari bagiye gutaramira bamwe mu bayobozi cyangwa se muri bamwe bayoboye rino rushanwa ry'umupira cyangwa se uyu mupira mpuzamahanga muri Qatar 2022 muri uno mwaka turimo, yateguwe na perezida wa Fifa. Aba bana rero baje gutumirwamo kugira ngo baze kugaragaramo kugira ngo baperforming, dore ko uyu munsi noneho nakuzaniye amashusho ayo urimo kubona imbere yawo barimo guperforminga kuri stage yo muri Qatar. Aba bana rero ubwo iyi nama yari yahuje abayobozi bagiye batandukanye, ubwo baje kuganira ku bibazo cyangwa se mu nama yerekana uburyo iki gikombe cy'isi kirimo kirategurwa. Abana rero baje guhamagarwa nabo ku rubyiniro baza kugeraho, dore ko abana maze guca agahigo cyangwa se gukora amateka hirya no hino. N'abandi rero ni Ghetto Kids, aba bana dore ko bafite n'impano zigiye zitandukanye, kandi buka yuko nanabibutsa yuko abana bigeze kugira na collabo yuko hari groupe ibarizwa mu Rwanda bita Kanazi Talent, irimo umwana muto ujya kungana nabo witwa Karyuri. Ariko nyuma yaho ntago byaje gukomeza, ariko urabona yuko impano y'aba bana ikomeje kugenda igaragara hirya no hino kuruta uko abantu bashaka kubitekereza. Rero ndakubwira ati rero nawe ufite impano cyangwa se ufite ubuhanga bwawe ntukajye ucika intege, dore ko byagiye biza buhoro buhoro, nabo ntago bari bazi ko bazagera kuri uru rwego bamaze kugera muri kano kanya. Rero ndakubwira rero wowe ukomeza gukurikirana inkuru yacu cyangwa se showbiz yacu kuri The Truth Inside uri kumwe no bita Bahati Crazy. Nakubwira ati buri munsi ujye usiga ikintu bita comment cyangwa se ubutumwa, ndetse unakona na shares ku nshuti zawe na like kugira ngo ubashe kudushyigikira, kuko natwe nicyo tubereyeho kugira ngo tukuzane amakuru arimo aravugwa cyangwa se imwe mu nkuru zirimo kuri trend zirimo ziragenda zivugwa hirya no hino, dore ko ngenza nkuzana ibyo utarabasha kubona mu maso yawe ndetse ibyo utarabasha kubona ahandi hantu. Ninjye uzaza ubisangaho, ni kuri channel yacu uzaza ubisangaho umwanya kundi, kuko ngiye morandi update umunota ku wundi. Okay guys, reka noneho mbasigireho amwe mu mashusho yerekana uburyo bataramiye bamwe mu bayobozi bayoboye kino gikombe cy'isi cyangwa se bateguye rino rushanwa ry'umupira, maze nawe wihera ijisho ubundi twongere tubonane mu kanya gakurikiraho.
Yes, nuko rero mwabyiboneye uburyo batarame bamwe mu bayobozi bayoboye rino rushanwa rya FIFA World Cup, ndetse dore ko na perezida waryo yari ahibereye, mwamaze kumubona mu mashusho aho yarimo kwifatanya amafoto nawe cyangwa se gufatana amafoto nabo. Yes, aba bana rero bakomeje kugaragaza ubuhanga bwabo hirya no hino, ndetse muri Afrika hose ndetse no ku isi hose. Nakubwiye ati rero ni kuri the Truth Inside nk'ibisanzwe, aho buri kumwe nanjye Bahati Chris, buri munsi nkuzaniro bimwe mu mashusho cyangwa se bimwe mu makuru arimo aravugwa hirya no hino utabashe kubona ahandi n'ahandi uzazuyasanga usibye hano.